turakwitabye karame nyagasani, twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya kabiri cya Adventi, tariki 9 Ukuboza 2024, ubwo duhimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya utasama mu cyaha. Ni umunsi dusanzwe duhimbaza ku itariki 8 Ukuboza, ariko kubera ko ejo byahuranye n'icyumweru cya Adventi cya kabiri, uyu munsi Kiliziya iwimurira kuri uyu wa mbere. Ngaye rero amasomo agiye kudufasha kuyoboka Imana tubinyujije ku mubyeyi Bikira Mariya. Isomo rya mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 3 umurongo wa 9 kugeza kwa 15 n'umurongo wa 20. Umuntu yamaze gusuzugura Imana, Uhoraho Imana aramuhamagara, aramubaza ati uri hehe? Undi arasubiza ati numvise ijwi ryawe mu busitani, ngira ubwoba kuko nambaye ubusa ndihisha. Uhoraho Imana ati ninde waguhishuriye kwambaye ubusa? Aho ntiwariye ku giti narakubujije kuryaho? Umuntu arasubiza ati umugore wanshyize iruhande niyo wampaye kuri cya giti ndarya. Uhoraho Imana abwira umugore ati wakoze ibiki? Umugore arasubiza ati inzoka yampenze ubwenge ndarya. Uhoraho Imana abwira inzoka ati kuko wakoze ibyo, ubaye ruvumwa mu nyamaswa zose z'agasozi. Uzakurura inda hasi maze urye umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. Ikizingo hagati yawe n'umugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe, ruzakujanjagura umutwe nawe urukomeretse ku gatsinsino. Nuko umuntu yita izina umugore we amwita Eva, kuko ari we wabaye nyina w'abazima bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 98, mubyeyi Bikira Mariya, Uhoraho agukoreye ibitangaza. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye ukuboko k'ubutagatifu byatumye atsinda. Uhoraho agaragaje gutsinda kwe, atangaza ubutabera bwo mu maso y'amahanga. Yibutse ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe, agirira inzu ya Isiraheli. Imipaka yose y'isi yabonye gutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi hose, nimusingize umwami uhoraho. Mubyeyi Bikira Mariya, Uhoraho gukora ibitangaza. Isomo rya kabiri wa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 2 umurongo wa 3 kugeza kwa 6 n'umurongo wa 11 kugeza kwa 12. Nihasizwe Imana se umwami wacu Yezu Kristo, yadusakajemo imigisha y'amoko yose ituruka kuri Roho mu ijuru ku bwa Kristo. Nk'uko yadutoreye muri we nyine mbere y'ihangwa ry'ibiriho byose, kugira ngo tuzayihora imbere mu rukundo turi intungane n'abaziranenge. Igihe nicyo mbere y'igihe ko tuzayibera abana yitiyemo, tubikesheje Yezu Kristo. Uko niko yabyishakiye ku buntu bwayo, kugira ngo izahore isingirizwa ingabire yaduhereye ubuntu umwana wayo w'inkoramutima. Niwe kandi twatorewemo, tugenwa mbere y'igihe ku buryo buhuye n'umugambi w'ubugenga byose, kugira ngo twebwe abashyize amizero muri Kristo tubonereho gusingiza ikuzo ryayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 2 umurongo 26 kugeza kwa 38. Muri icyo gihe marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo mu Galileya witwa Nazareti, ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Marayika azi iwabo aramubwira ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise ayo magambo arikanga, yibaza icyo ndamutso ivuga. Marayika aramubwira ati wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yesu. Azaba umuntu ukomeye, kandi bazamwita mwene nyir'ijuru. Nyagasani Imana azamwigura ingoma ya se Dawudi. Azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira marayika ati ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ubasha bwa nyir'ijuru bukubundikire mu gicucu cye. Ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Dore Elizabeti mwene wanyu nawe yasamiye mu zabukuru. Ubu kwezi ni kwa 6 kandi ubundi yitwaga ingumba. Koko nta kinanira Imana. Mariya aravuga ati ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko bivuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Muhumure neza Nyagasani buri munsi. Aha tugeze ni kuri buri munsi
tuje guhimbaza umubyeyi Bikira Mariya. Turi guhimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya Bikira utasamanywe icyaha, l'Immaculée Conception. Mbere yuko mbabwira ingingo remezo tujya kuzirikanaho, abantu benshi bakunze kugira urujijo ati ese ni Bikira Mariya utasamanye icyaha cyangwa ni Bikira Mariya utasamanywe icyaha? Rero ntabwo ari Bikira Mariya utasamanye icyaha. Gusama kwa Yezu ntabwo ari cyo turi guhimbaza uno munsi. Bikira Mariya asama Yezu, nibyo koko nanone yamusabye nta nenge y'icyaha, kubera ko ubwe nyine atasamanywe icyaha. Aha tuba turi kwerekeza uburyo ababyeyi bamusamye kuri Ana ndetse na Yokimu, ko Imana yamurinze ubusembwa bwose kubera ko yari yaramuteguye kera kose. Ikirati nibwo yita Bikira Mariya bati paradei, préparé par Dieu, wateguwe n'Imana. Rero tuhimbaza ubutasamanywe icyaha, tuzirikana nyine uko ababyeyi be bamusamye nk'umuntu wari uteguwe n'Imana igihe kirekire, umugambi w'Imana w'igihe kirekire uteguwe. Nuko rero ari umuziranenge, kuko nyine Imana yagombaga gutegura ahantu izanyura, igategura umwana w'ahantu izanyura. Niyo mpamvu Bikira Mariya nyine Imana yamurinze ubusembwa bwose, umwanda wose kwandavura. Niyo mpamvu nyine ari umuziranenge. Isamwa rye rya Bikira Mariya ko ari umuziranenge, ni isamwa rya Bikira Mariya tuba turi guhimbaza, ntabwo ari isamwa rya Yezu, kubera ko isamwa rya Yezu nyine riza nyine narijye kuvuga ari nk'ubwa kabiri. Hari isamwa rya Bikira Mariya ryabanje utasamanywe icyaha, Bikira Mariya, l'Immaculée Conception. Amasomo twateguriwe nadufasha cyane cyane kuzirikana uburyo Bikira Mariya yateguwe n'Imana, ndetse n'uburyo Imana yagiye imuha ubutumwa kugeza igihe abyariye umwana w'Imana. Bikira Mariya utasamanywe icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiraho. Ngiye intego remezo tujye kuzirikanaho igira iti ugushaka kw'Imana ni gukorwe iwanjye. Ubyerekezeho, nanjye natangiye kubyerekezaho ati ugushaka kw'Imana ni gukorwa iwanjye. Ubwo tubiyerekeza kuri ya nshinga y'ikilatini yitwa fiat voluntas tua, ugushaka aho ni gukorwa nyagasani. Huza cyane cyane isomo rya mbere n'ivanjiri, turebe uburyo natwe ugushaka kw'Imana kuri iwacu. Icyaha cy'inkomoko péché originel ni icyaha cyatangiye ku babyeyi bacu ba mbere, cyitwa agasuzuguro, gusuzugura Imana. Mu gihe Adamu na Eva basuzuguye Imana, bakivutsa imigisha y'Imana, bagakurura urupfu, bagakurura icyaha, aho ni mu isezerano rya kera. Mu isezerano rishyaho tubona Adamu mushya Yezu Kristo wakuruye ubuzima kubera kumvira ko kwicisha bugufi kwe, ndetse na Bikira Mariya nawe wakuruye ubuzima bitewe no kwicisha bugufi no kumvira kwe. Ugushaka kwawe ni gukorwe byose mbe nk'uko bivuze. Ngicyo rero icyaha cy'inkomoko, ngo kuko ducumura kubera agasuzuguro, gusuzugura icyo Imana yatubwiye, gusuzugura icyo mwavuganye n'Imana, gusuzugura amasezerano y'Imana, kubaho kw'amasezerano y'Imana. Natwe tuba turi kugenda twonona ubuzima bwacu. Ngaha rero isezerano rishya Bikira Mariya agiye kubyara umwana w'Imana kubera kumvira. Twumvise muri ivanjiri uburyo nyagasani yaje kumusura atumye umumarayika we Gaburiyeli, uburyo yamusuhuje ati ndakuramutsa mutoni w'Imana. Bikira Mariya yarikanze, ni koko ntawe utakwikanga, yumvise ibintu bidasanzwe. Iyo Imana ije iwacu natwe hari ubwo dushobora kwikanga, ariko akaza kugera Imana ikaduhumuriza ati ni njyewe ndakuramutsa mutoni w'Imana, nyagasani ari kumwe nawe. Nuko rero Bikira Mariya uku guhura na marayika byaje gutuma koko bahuza, ahura n'Imana, none yemereye Imana. Bikira Mariya batubwira ko atigeze ashidikanya, ahubwo ibyo yavugaga ko ari ugusiganuza. Bizashoboka bite ko nta mugabo mfite? Gusiganuza burya no mu ishuri biremewe gusiganuza. Ati harya ikibazo ndagikora nde ko ntacyumva neza, biragenda bite? Nibyo koko bwari ububasha bw'Imana, hari aho atari gushobora gushyika, ariko Imana igakomeza kumwizeza ko izamuba hafi. Nibyo Bikira Mariya nawe nyuma yo kumva Imana, nyuma yo gusiganuza, nyuma yo gusobanukirwa, nuko ati voluntas tua, que ta volonté soit faite. Ndumuje wa nyagasani byose mbeho nk'uko bivuze. Amen, amen, amen. Nibyo koko nta kinanira Imana. Iyi nshinga fiat iva ku nshinga y'ikilatini yitwa facere, faire, gukora. Ugushaka aho ni gukorwa, ni itegeko nyine. Ni nka Bikira Mariya bw'Imana ati umva Mana ntazagire icyo uzabura gukora ku muja wawe, dore ndi umuja wa nyagasani, dore nditeguye, kuko nateguye kuva kera kose na kare. Kwa Bikira Mariya umuziranenge
bituma ashobora kwakira ububasha bw'Imana buremereye, ugushaka kw'Imana kuremereye kuza guhindura umugambi yari yarafashe, dore ko bicyama yiteguraga gusanga Yozefu, kuko nyine yari yarasabwe na Yozefu, ariko Imana ije ihindura umugambi bicyama yari yarafashe. Ni ukureka natwe Imana ikaza mu buzima bwacu. Haba hari igihe twafashe imigambi myinshi cyane, ariko wasanga itari kunyura Imana, wasanga atari icyo Imana ishaka. Uko niko Imana ikora. Hari igihe tuba twateguye imigambi myinshi mu buzima bwacu ko tuzamera ibyo tuzakora, ariko igikubwira ko Imana yaje hari igihe ihindura. Kureka Imana igahindura uko ishaka mu buzima bwacu, kureka Imana igatambagira igatembera mu buzima bwacu kugira ngo ikore ugushaka kwayo. Ubu nibwo butumwa Bikira Mariya dusigiye none, fiat. Iyi fiat ya Bikira Mariya yananiye Eva, nuko Bikira Mariya akayishobora kumvira. Agasuzuguro ka Eva na Adamu kumvira kwa Yesu na Bikira Mariya bituganisha ku umukiro w'iteka. Ese wowe nta gasuzuguro ufite muri ino minsi gatuma ugushaka kw'Imana utagukora, ugasezerana n'Imana ariko ntubashe kubahiriza amasezerano y'Imana? Nawe wakire fiat, wakire kwihuta kwa Nyagasani mu buzima bwawe, ureke Nyagasani aba ari gukora ugushaka kwe mu buzima bwawe. Nawe nka Bikira Mariya uvuga uti ndi umugaragu wa Nyagasani, ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze Imana byose bibe nk'uko ubishaka. Amen. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umukobwa witwa Virginia ngo yakundaga Yezu cyane, yakundaga gushengera Yezu, ari inshuti ya Yezu pe. Nuko ngo baza kujyana isezerano na Yezu, burya isura Yezu mujyana n'umubano wihariye, umushyikirano wihariye, uko mugenda muganira mukorana isezerano iminsi yose. Ariko uyu mukobwa Virginia ngo kari afite ikibazo cy'ubuzima, ntago ngo yarakoze gahoro. Nuko agakomeza nyine abaza Yezu atari ko Yezu, ubu nturi kundeba koko? Abasore bose bantambuka imbere, ntuburi kubibona Yezu nshuti yanjye? Igihe kiza kugera embo mate, baza gusezerana na Yezu ko nta kintu azigera akora atabajije Yezu, batumvikanye na Yezu. Igihe kiza kugera bya bindi by'uko Nyagasani ari urebera abe. Igihe kiza kugera umusore araza aramurambagiza. Virginia rero ntiyari kubyemera nk'isezerano, atabanje kujya kubaza Yezu, yirukira muri chapelle n'ubundi ajya gushengerera, abaza Yezu, se Yezu nemerere uyu musore akomange iwanjye yinjire? Yezu aramubwira ati mwemerera kurambagize. Nuko bakomeza baganira, yemera wa musore ko murambagiza. Igihe cyaje kugera, wa musore aramubwira ati umva rero Virginia, ntago dushobora kubana ntakuzi, uzabanza uze iwacu unsure tuganire dupange n'ubukwe bwacu. Virginia ko ntacyo ari gukora atabajije Yezu, ati yirukira kwa Yezu muri chapelle ati Yezu njya kumusura cyangwa singeyo? Fora igisubizo Yezu ajya kumuha. Yezu ati ntujyeyo. Virginia ataha ababaye cyane, ese ko umusore ambwiye ngo njye kumusura. Nuko umusore kandi kamwe aramubwira ati umva rero Virginia, nutaza kunsura iwacu ubwo nyine ndahita nkubenga, ntacyo turi buvugane. Kuko akomeje kugenda muhata. Nuko Virginia agenda abwira Yezu ati Yezu nawe urabona ko imyaka yanjye imaze kuba myinshi, ubu rero ndangaye gato n'uyu musore nawe yancika, dore abandi bagiye bancika ari benshi. Rero byumve neza ngiye kujya kumusura, Yezu nyemerera njyeyo byibuze ataza kuncika nawe. Ngo Yezu ngo ntigeze amusubiza. Nuko Virginia yumvise Yezu ntacyo amusubije, aravuga ati uko biri kose Yezu nawe urabibona ko ntago nkoze gahoro, reka njye uri umusore atancika. Nuko Virginia afata nzira aragenda. Ageze mu nzira nari ngiye kuvuga umutima usa n'umuriye, ati aha abasore bubu kutapfa kubashira amakenga, nabigenza nde? Nuko yirukira muri chapelle, ngongera kubaza Yezu ati se Yezu ngira agakoresho nitwaza nk'utunini kugira ngo ataza kumpemukira, cyangwa n'utundi twose nakwikingisha kugira ngo uyu musore ejo n'ejo bundi umusore ataza kumpemukira, ko abasore utamenye ibyabo. Nuko Yezu nawe araceceka ngo ntacyo amusubije. Nuko Virginia ngo ajya muri boutique yari hafi aho ngaho, nuko aguramo utunini two kwifasha kwitwaza ku rugendo, adushyira muri sakame. Nuko aragenda ajya kureba umusore ati ntawamenya by'abasore bubu. Nuko Virginia ageze kwa Fideli, Fideli nyine yari uwo musore wamurambagizaga. Fideli aramwakira neza, yari afite icyumba cyiza gitatse, ibyo gitatse ntuze kubimbaza.
nuko baratangira baraganira aza kumubwira ati mva rero Virginia, mbere y'uko ngusaba turabanza turyamane kuko sinshobora kuzashaka umuntu tutarabonana tutararyamana. Nuko Virginia atangira kujya impaka ati ntibishoboka. Ubusunyambije byagenda bite? Ubwo Fidele ngo yari yifitemo udukoresho twose two kumupima, arongera aramupima. Virginia ngongera kubaza Yezu ati koko Yezu ibi bintu mbikore cyangwa si mbikore? Nuko ngo yumvise Yezu ntacyo amusubije, Virginia afata icyemezo ati umva Yezu nawe urabibona aho kujya ngo umusore ancike, dore benshi bagiye bancika baragenda baratambuka, uyu yari wa nyuma, noneho we ntago ashobora kuncika, unyihanganire wose mbikore none aho kujya ngo umusore ancike. Yezu unyihanganiye akanya gato. Nuko Virginia igihe cyaje kugera nyine asubira iwabo, bamaze kuganira n'umusore mu Gifaransa asubira iwabo. Ageze iwabo atangira nyine kwitegura nk'umuntu bagiye kuza gusaba, aratangira yitegura. Umwaka wa mbere urashira, wa kabiri urashira, wa gatatu arashira. Ubwo yajya kumuhamagara ati kutaraza gusaba, kutaraza kunsaba. Nuko wa musore akamwandikira ati nta mugore wakuvamo, ntawagusiga ku rugo, ntawakwizera. Nuko Virginia atangira kurira bikomeye cyane akurikije ibyo bitutsi uwo musore yari kumutuka, maze ajya kwa Yezu, asubira kwa Yezu, atangira atonganya Yezu ati koko Yezu kwampemukiye uyu musore koko kuki waretse akampemukira bigeze aha ngaha? Yezu ko n'umusore acitse koko, Yezu kuki wampemukiye? Yewe na n'ubu Virginia ubanza akiri kurira, ari kurira ati ko Yezu yamuhemukiye, kandi byose ngo yajyaga bimubwira guki yamuhemukiye. Na n'ubu afitanye urubanza na Yezu, sinzi uzakemura urwo rubanza Virginia afitanye na Yezu. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Reka dusoreze gutuntu 7 tuza kugufasha gutekereza neza kuri umunsi mukuru wa Bikira Mariya utasamanywe icyaha. Icya mbere ni ifoto. Fata kamera yawe cyangwa telefone yawe, ufotora ifoto, ukurura ifoto y'uwitwa Virginia usambana, w'indaya, ucinya mu mugabo we, ukuramo n'ibindi byinshi cyane. Wongeze kunkurira ifoto y'uwitwa Immaculée Conception, ucuruza ubugoro, ucuruza ibiyobyabwenge, uroga, ukuramo inda n'ubundi bukozi bw'ibi bwose. Kandi yitaro na Bikira Mariya amazina b'Imana twagiye duharabika: Virginia Maria Immaculata. Ndabasuhuje Bikira Mariya ari kubasuhuza bikomeye cyane. Ukora n'amafoto y'aba Fidele babahemu, kurira iyo foto mubyeyi, umuntu witwa Fidele ariko muhemu, ufite icyumba cyuzuye ubuhemu, ufite icyumba cyuzuye imiti, ishinge, ibikoresho byose byo kwa Sekibi, icyumba cyawe kandi ngo witwa Fidele, witwa Yosefu, n'andi mazina yose y'abantu b'intungane, ba Fidele. Virginia aho ngaho Bikira Mariya yagarutse yasanga mukitiranwa. Iyo foto irabishya rwose. Virginia. Icya kabiri twazirikana ni uburyo tubaho turi guhata Imana ngo Imana ikore ugushaka kwacu aho kureka tugakora ugushaka kw'Imana. Twumvise urugendo Virginia yakoze, yakiza kureka akumva ijwi rya Yezu ko akundi Yezu yamubwira nk'uko ari inshuti ye ati ntujyeyo, agategereza. Yezu yambwiye ati reka kurambagize, kuko kurambagiza nyine n'uburyo kugira ngo nawe ugende urebe se azaba uwanyu, mukorana urugendo na Yezu buhoro. Wowe wahise uhubuka urihuta, wibagiye ko hutihuta byari bihumye. Nguko guhubuka kwa Virginia, gushyira Yezu imyanzuro twafashe tukayimuhereza ati Yezu nafashe icyemezo. Ese ni ufata icyemezo cyangwa ni Yezu gufatira icyemezo? Icya gatatu ni ibitubaho mu buzima, kudategereza ugushaka kw'Imana, tugashaka twihuta mu byacu, ariko iby'Imana tukagenda buhoro. Akenshi tumeze nk'ahene y'inkunguzi, aho gukurikira umushumba uyigaburira ubwatsi butoshye, yitamo kwikurikira mucomo za kwicomora, ikiro akiza kwitapfuna. Abatuyobya nibo kenshi dukunze gukurikira dufite ifemba yabo. Twongeye tuzirikane ku guceceka kwa Yezu. Guceceka kwa Yezu ni ukugira ngo nawe ubanze utekereze, wongere uko ibya biri mwasezeranye ati Yezu icyo nzajya gukora cyose nzajya nkubwira, tuzajya twumvikana. Aho ngaho nyine uracyategereje Yezu. Siranse ya Yezu, guceceka kwa Yezu hari icyo kukubwiye ati Yezu yantereranye, ubu Yezu yabyemeye, nuko ukaza gusanga ufashe imyanzuro idakwiye kubera ko wumvise ko Yezu yacecetse. Bantu tudashengera, bantu dushengerera nabi. Icya kane twazirikanaho ni imyitozo 2 y'ubusabanyiramana y'umushyikirano n'Imana. Ni umwitozo bita gushengerera, ugahura na Yezu. Yezu agakubwira uburyo ugomba kugenza ubuzima bwawe, kumvira rya Yezu, kumvira Yezu, kudasuzugura, gushaka kw'Imana. Umwitozo wa 2 ni ishapure y'umubyeyi Bikira Mariya. Ese buri munsi uracyashengerera?
buri munsi uracyasuhuza Bikira Mariya n'ishapure ye. Ngiye imyitozo y'abafite ishyaka rya Bikira Mariya, abafite ishyaka rya Yezu, y'abanyamwete. Mu gitondo ishapure, umunsi ntukarangira utaravuga ishapure, utarashengerera. Uko iyo myitozo ituma dukora ugushaka kw'Imana, tukanyura Imana mu buzima bwacu. Icya gatanu twazirikana nuko nyine Imana isubiriza igihe, igasubiza ababikira Mariya bari intabwa. Umukobwa wari warateguwe imyaka n'imyaka, amaseku n'amasekuru, none niwe Bikira Mariya. Kureka Imana ikaduha igisubizo gikwiye, aho kwiha ibisubizo twebwe ubwacu nk'abaviriginiya. Ugategereza umugabo Imana izaguha, ugategereza umugore Imana izaguha, ugategereza umwana izaguha, ugategereza igisubizo Imana izaguha. Ntugashake kwiha ibyawe rero utazabivunikiramo. Icya gatandatu nuko buri gihe mu isengesho ryawe, nujya urangiza isengesho, ujye urangiza uvuga uti Nyagasani ugushaka wawe ni gukorwe. Ndiyo ko nshaka, ahubwo wowe ugushaka Imana y'ukuri, ugushaka ko Imana kugakorwa. Noneho icya karindwi tujya gusorezaho ni isengesho uzajya uvuga rya Bikira mutasama mu cyaha buri munsi. Bikira mutasama mu cyaha, urajya udusabira twese abaguhungiraho. Bikira mutasama mu cyaha, urajya udusabira twese abaguhungiraho. Bikira mutasama mu cyaha, urajya udusabira twese abaguhungiraho. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.